Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iha umugisha buri muntu wese, kandi icyubahiro cy'Imana n'ineza y'Imana ikomeze ibane na buri muntu wese. Amahoro meza ya data no gukora kwa data bikomeze bitugirire neza. Turabakunda kandi turabishimiye. Icyubahiro cy'Imana n'amahoro y'Imana bibane na buri muntu wese kubwo kwihangana yagize no gutegereza Imana no gukunda Imana, kuko nibyo byiza bitegereza buri muntu wese kugira ngo azagere igihe cyo gukiranuka, azageze ku gihe cyo gukiranuka, azageze ku gihe cyo kwiza cyo gutabaruka amahoro. Iyi si turimo igiye ifite buri muntu uko imutwaye, n'undi nawe ifite ukuntu igiye imutwaye. Turavuga ku magambo y'urukundo, niyo tugiye kuganiraho kugira ngo Imana iduhanishe, iduhe icyubahiro, kandi buri muntu wese ahari imuhe icyubahiro. Dushimiye abantu bari mu Rwanda, bari Kongo, abari hirya no hino. Dukomeje kugenda dusenga kugira ngo Uwiteka afashe buri muntu wese, kandi buri muntu wese amuhe amahoro, amuhe imbaraga, amuhe ubutware, amukomeze. Icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana bibane na buri muntu wese, kugira ngo data wa twese akomeze kutugirira neza no kudufasha. Turi ku nkuru y'urukundo rero, n'ikiganiro cy'urukundo. Twakwibaza se Bibiliya ibivugaho iki? Kuko abantu bose bashakana bakundanye, ahubwo Bibiliya ibivugaho iki? Reka dufate umwanya wo gusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Gukora kwawe no gutegeka kwawe ntibibane natwe, ngaho tugirire neza, uduhe imbaraga n'ubutware. Urakoze urakabyara none n'iteka ryose, amen. Buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro, Imana imuhe umugisha, kandi n'uri bubone umwanya wo gufungura no mavideo, Uwiteka amuhe umugisha. Tugiye gutangirira mu gitabo cya Salomo, indirimbo za Salomo, ibice 8. Turasoma umurongo wa 6. Unshyire mu gituza cyawe, mbe ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva, ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, ni umuriro rwose w'Uwiteka. Imana iha umugisha buri muntu wese uri bwumva aya magambo. Tugiye gusesengura tuvuge tuti, ese Bibiliya koko urukundo igira uvugaho? Bibiliya urukundo iruvugaho cyane, kuko uyu mugabo Bibiliya ivuga yuko yagize abagore 1,000,000, inshoreke zitarimo. Urumva rero ntabwo byari byoroshye, byari binakomeye. Yari azi gutonesha, yari azi imitoma, yari afite ubushobozi bwinshi, cyangwa urukundo rwinshi, cyangwa ubutunzi bwinshi, kuko Bibiliya iravuga ngo yaragerageje, ari urukundo, ari uguhinga, ari ukorora. Ahanini abantu benshi bajya bavuga yuko Salomo yagize ubutunzi. Mu butunzi yagize kuri ino si, kubona umuntu ufite ubutunzi nk'ubwa Salomo ni bakeya, kuko Bibiliya ivuga yuko Salomo yaje kuza no kugushwa n'abagore. Rero ni ukuvuga ngo gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana biba ari byiza, kugira ngo tumenye buri kintu icyo ari cyo cyose kimwe ku kindi, hanyuma amahoro y'Imana atuganze. Ni gute wakwibaza gukora kuri ibi bintu cyangwa kumva ibi bintu?
buri muntu wese mu rwe ruhande agira uko abyumva, agira uko abitekereza, kuko Imana y'amahoro yo niyo irema abantu, hanyuma abantu bakagirana urukundo, bamara kugirana urukundo bakabishyira no ku mugaragaro. Hari abashaka badasezeranye, hari n'abashaka basezeranye, ariko ibyo byose Uwiteka Imana niyo ireba mu mutima, kuko n'abambere ba kera bagiye bashakana, n'ubu baracyariho bafite ingo zikomeye atari uko basezeranye. N'abasezeranye nabo Imana ibaha umugisha, kandi n'abatarasezerana nabo ntabwo ari uko badakundana, ahubwo bose barakundanye, usibye yuko shitani ajya abibamo akantu, agashyiramo akantu, akakazana akagateramo, ugasanga ingo z'iki gihe ziramaranye. Reka tuvuge ibyiciro bibiri bikomeye abantu bajya bashyiraho komantere bakavuga ngo ese aba bantu, reka tuvuge ngo bikorera ku giti cyabo, cyangwa mu yandi magambo bakora ibijyanye no kwigurisha cyangwa kwicuruza, tubivuge gutya. Abantu benshi bajya bavuga ngo bashobora kubaka urugo. Uyu muntu iyo amaze kwifatira umwanzuro, amaze gusobanuka, amenya neza ibyo agiye gukora, kuko uburyo bwose bubaho, abafite ubunararibonye mu buryo yafata umugabo neza, mu buryo bw'ubwenge bw'aho yamenya ngo umugabo ararakaye, umugabo akoze ibi, bigenze gutya. Hanyuma ibi bintu byose ndimo nkubwira, iyo agize umugisha kubaka, 5/5 ntabwo urugo rwe rupfa gusenyuka, kuko aba yarabanye n'abasenya ingo, aba yarabanye n'abagenda ku ngo z'abandi, aba yarabanye n'abaroga ingo. Rero bisobanuye ngo iyo agize umugisha akubaka, ibi bintu aba abifitemo ubunararibonye, ku buryo avuga ngo iki ngiki cyo ndakizi, hagira akantu kinjiramo akavuga ati aka ngaka ndakirinda gutya. Umugabo yaje yarakaye nka cya gihe kwa kundi uko byagendaga, agahita avuga ati rero reka mvuge ngo 5/5 iyo bagize amahirwe bakajya mu rugo, ajya mu rugo yaramaze gufata umwanzuro. Ikindi aba yaramaze gusobanukirwa neza ko ibyo yabayemo nta mumaro bifite, agahita avuga ati noneho rero nanjye mfashe umwanzuro, reka njye kubaka urugo rwanjye. Abantu bose, abakobwa bose, abagore bose, mbifurije kubaka ingo, kandi ingo zifite amahoro, ingo zisusurutse, ingo nziza, ingo zirimo umwuka w'Imana, ingo zirimo amahoro, ingo zifite Yesu, ingo zifite Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ibi bintu iyo ubigize byose uba nawe ukomeye. Ikintu wamenya cyo gihari ni uko Imana itajya yemera yuko abantu basenya ingo, ahubwo Imana yemera yuko abantu bubaka, bakubaka ingo zabo zigakomera. Ahubwo shitani nawe ni umwanzi w'ibyiza, nk'uko yashenye urwa Adamu na Eva muri Edeni, ni nako ahanini aba ashaka gusenya urwo twubatse. Niyo mpamvu rero ukwiriye kuba maso ugakomera. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana, n'ubundi ntago turi bujye kure, n'ubundi nabwo turajya mu migani ya Salomo, ibice 17 umurongo wa 29. Haravuze ngo ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Iyo umupfapfa acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, ariko ashobora guceceka aka kantu konyine, ashobora guceceka gakeya, ibintu byose bikagenda byikora. Umunyabwenge kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Uwitandukanya n'abandi aba ashaka ibyo ararikiye. Ayiwa data we!
aya magambo ndagira ngo uyakomeze. Iyo umupfapfa acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Abantu benshi muzabona Imana ibagirira neza, ariko yamara kubagirira neza ugasanga ku gihe muri cya gihe bagafashe ibisubizo nyakuri cyangwa isaha igeze, ugasanga ibisubizo byabo bo babyikandagiriyemo, cyangwa ugasanga ibyo Uwiteka yabubakiye bo barabishenye. Iyo rero ushenye ibintu Imana yakubakiye, ahanini uba uhaye urwuho Satani runini cyane. Ni gute warinda ibyo Uwiteka akubakiye? Ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ukaba maso, ugakomera, ugashikama. Wamara gushikama ukihangana, kubera yuko Uwiteka Imana icyo akeneye ni ukugira ngo twubake izi ngo mu mahoro, twubake izi ngo mu kinyabupfura, umugore n'umugabo. Abana bacu tubigishe, noneho nabo bazagere mu gihe cyabo bafite ubu bunararibonye. Wakwibaza uti kuki ahanini abana b'abapasiteri, abana b'abashumba, abana b'abahanuzi, abana b'ababishopu ari bo usanga bari mu myifatire itari myiza? Wakwibaza se ukavuga uti nuko baba batarigishijwe? Biba byaragenze gute? Baba barigishijwe, ahubwo Shitani nawe ni umwanzi w'ibyiza. Ntago akeneye yuko, kuko isaha n'isaha aba arwanya Imana kugira ngo nayo igaragare yuko ibintu atari byo. Uko yarwanyije Adamu na Eva muri Edeni, abantu barabizi. Rero igisubizo cy'ibi bintu ni uko abubatsi ingo rimwe bagomba gukundana, bakagira amasengesho yo mu ngo zabo kugira ngo birinde umubi. Kuko Shitani buri gihe aratera cyane, kandi akaba ashaka guconshomera buri muntu uwo ari we wese kugira ngo amukureho, ingo zisenyuke, buri kintu cyose gisenyuke. Hanyuma Uwiteka Imana agushyigikire aho uri hose, ibyo urimo byose Uwiteka aguhe kumenya kubaka urugo no kurusigasira, kugira ngo ejo Shitani atazaza akarusenya. Urafata umwanzuro ni uwo gusenga, umwanzuro ni uwo kubona ibitekerezo, umwanzuro ni uwo kugendana n'abantu b'Imana. Ni ukuri hari amagurupe y'abagabo ushobora kubana nayo ntube wakubaka urugo. Hari amagurupe y'abagabo ushobora kubana nayo ntube wazavamo umugabo ufatika. Hari n'amagurupe y'abamama ushobora kubana nayo, si n'ibyo gusa, ahubwo bitwa yuko ari abarokore, ariko bagira umwuka wo gusenya ingo, gusopanya. Rero ni ukuvuga ngo ibi bintu byose usaba kugira amakenga, usaba gusenga Imana, usaba kugira ubunararibonye bwo kugira ngo umenye ikintu Shitani ashaka. Kuko Shitani iyo yaramutse yinjiriye mu mugore cyangwa akinjirira mu mugabo, urwo rugo ntabwo ruba rugihari, kuko haba hariho kuryana, haba hariho gusuzugurana. Umwe yavuga ngo dukore iki, undi ati dukore iki, ugasanga bibaye inverite, ibintu bidashobora guhura cyangwa bitandukanye. Rero ni ukuvuga ngo, cyangwa bicuramye. Rero ni ukuvuga ngo inverse ni ikintu kiba gicuritse. Rero ibi bintu byose ugomba kubitekereza, ukabireba neza, ugafata umwanzuro, ukavuga ute se ikintu cyancenye cya gihe ni ikihe? Ese nakora iki? Ese byagenda gute? Ugafata umwanzuro wawe wowe ubwawe, nta wundi ugufata umwanzuro. Ikibazo cyo muri ino minsi y'iki gihe, mu ngo twubatse hajya habonekamo abantu bagufatira imyanzuro. Reka nkubwire, uyu mwuka tugomba kuwurwanya.
nubona hari umuntu uje kugufatira umwanzuro mu rugo rwawe, uzamenye yuko urugo rwasenyutse. Nunanirwa kwifatira umwanzuro ngo unanirwe kubana n'uwo mwashakanye, mubane amahoro, mubane mu bwuzuzanye, mubane mu bwubahane, ukabona abantu bo hirya batangiye kuza ngo barabunga baragira gute, uzamenye yuko tiyari ibyo bintu birimo bigenda bimanuka dogere selisiyusi, bimanuka kugeza ubwo shitani uruga ruhenanuye neza. Reka nkubwire, ni akazoza, ni akagaruka. Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kugirire neza. Icyampa ngo ibi biganiro ujye ubikurikirana 5 kuri 5. Wowe utarakora subscribe, share na comment, usabwa kubikora kugira ngo ujye ubasha kumenya igihe dusohoreye ibi biganiro byacu. Turabashimiye, turabakunda mu izina rya Yesu Kristo, amen.